Menya kandi sobanukirwa amoko atanu y'inkundo mu mbone z'abahanga. Menya amoko atanu y'urukundo mu mbone z'abahanga. Abahanga mu by'imitekerereze rero n'imibanire y'abantu bashyizeho amoko atanu y'urukundo asobanura uburyo butandukanye abantu bakundana. Ibi byatanzwe n'abahanga nka Plato, Aristotle ndetse n'abandi biga ku myitwarire n'imibanire y'abantu. Kuvuga ngo amoko y'urukundo yibanda nyine ku buryo urukundo rugaragazwa, uburyo abantu barubamo n'uburyo nyine bw'imibanire hagati yabo. Dore amoko atanu y'urukundo abahanga benshi bahuriraho. Kaduhere ku bwoko bwa mbere, urukundo rwitwa ngo ni eros. Eros rero urukundo rw'ishyaka n'ibyiyumviro. No kuvuga ngo rero eros ni urukundo rusobanura ibyiyumviro nyine by'umuntu mu gihe nyine akunda undi. Ahanini rero bushingiye nyine ku gukundana k'umubiri, nyine imisusire y'umubiri cyangwa se imitekerereze y'umuntu. Urukundo rwa eros rero rurangwa nyine n'ibyiyumviro nyine bikomeye ndetse n'ishyaka rikomeye rishobora nyine kubaho nyine mu ntangiriro y'urukundo cyangwa se mu gihe nyine abantu bafitanye isano ikomeye. No kuvuga ngo rero ni urukundo rero rugaragara cyane cyane mu mibanire ya romantique, aho abantu nyine bakundana kubera uburyo bafite inyungu ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku buryo bugaragaza amarangamutima yihariye hagati yabo. Ibyavuzwe kuri eros, Plato yavuze ko urukundo rwa eros rushobora nyine kuba rufite imbaraga nyinshi mu gutuma abantu bava nyine mu bwigunge, ariko ko rukeneye guhungabana, rukeneye guhungabana kuko burya rwubakiye ku kintu kitari ikigari nk'uko nyine rugaragara nyine mu gihe nyine ubushake nyine bw'umubiri burangwa cyane cyangwa se igihe nyine ibyumviro bihindagurika cyangwa se bigenda bihindutse. Ruvuga ngo rero reka tujye ku rundi rukundo rwa kabiri, n'urukundo bita ni stroke. Ni ukuvuga ngo rero iyi stroke rero yitwa ni stroke. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'ubuvandimwe n'inshuti. Ruvuga ngo urukundo rwa stroke cyangwa se rwa stroke nyine ni cyangwa se stroke nyine kwa bivuga, ni urukundo rero rukomoka nyine ku bushuti bw'ukuntu cyangwa se mu yandi magambo rw'ubushuti nyine bw'ukuntu nyine hagati y'inshuti cyangwa se abavandimwe. Ruvuga ngo ni urukundo rero buri mu miryango ni cyangwa se hagati y'abantu bafite isano idakomeye ku bindi by'amarangamutima, ahubwo nyine bushingiye nyine ku bumwe no gukundana kubera nyine igihe nyine umuntu yabayeho nyine n'undi mu buryo bworoshye. Ni urukundo rero rwumvikana cyangwa se mu yandi magambo rw'ubwumvikane nyine rutarenze urukundo rw'umuryango cyangwa se ubushuti. Ibyavuzwe kuri iyi stroke rero, Aristotle no kuvuga ngo yagaragaje ko urukundo rwa stroke ni urukundo rworoshye kandi rukomeza igihe kirekire kubera ko nyine rufite ishingiro rishingiye nyine ku bwumvikane n'ubushuti hagati y'abantu, aho nyine abantu bakundana bagendeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Reka tujye ku rundi rukundo rero, n'urukundo rwitwa ni Radas. Sasa ni rero iyi Radas rero urukundo rw'imikino n'ishyaka. No kuvuga ngo rero urukundo rwa Radas ni urukundo rero rushimangira nyine ibintu bitari bihamye nyine, aho abantu nyine bagaragaza ibyishimo no kugaragaza amarangamutima ariko nyine badashaka kugera nyine ku ntego y'ubuzima burambye. Ni urukundo rw'imikino rukunze kugaragara nyine mu myaka cyangwa se mu myaka y'urubyiruko cyangwa se mu gihe abantu bakora nyine ibikorwa by'urukundo byoroheje kandi byoroshye. Rushobora rero kuba rwiza nyine mu bihe nyine by'impushya, ariko rufite intege nke mu gihe cyo gushaka nyine kubaka urukundo rufite intego nyinshi. Ibyavuzwe kuri Radas rero, abahanga bavuga ko urukundo rwa Radas rushobora nyine kuba rugaragaza urukundo rw'imikino, aho abantu nyine bashimishanya ariko nyine bafitanye ibyiyumviro bihamye n'ibikorwa by'umuryango. Bityo rero rusaba nyine ubushishozi mu gihe nyine rufite ingaruka ku mibanire y'abantu. Reka tujye ku rundi rukundo ruza ku mwanya wa kane, urukundo rwitwa ni pragma. Urukundo rwitwa ni pragma rero urukundo rufite intego n'inyungu. Urukundo rwa pragma rero ni urukundo rwubatswe ku ntego zihamye. Abantu rero bakunda nyine uru rukundo bakunze nyine kuba bafite nyine inyungu, intego z'ubuzima zihamye nk'amafaranga, imiryango cyangwa se gutegura ejo hazaza hiza. Urukundo rwa pragma rero
urukunze kugaragara nyine mu mibanire y'abashakanye, aho nyine hakenewe kugirana nyine kubyerekeye nyine imibereho n'intego zo mu mibereho ya buri munsi. Ibyavuzwe rero ku rukundo rwa pragma, abahanga nka Aristotle bavuze ko urukundo rwa pragma rushimangira nyine imibanire ishingiye ku ntego nyinshi, kandi ko bene bamba rufite imbaraga zo kubaho igihe kirekire, kuko burya rufasha abantu kujya ku ntego zihamye mu buzima, nk'uko nyine rudashingira nyine ku byiyumviro gusa. Mu yandi magambo rero, abantu ubwo bakunda imitungo bakaza kubana n'abantu bagendewe ku mitungo, cyangwa bati mutipe afite ubutunzi, afite amazu, afite amamodoka, reka njye kubana we. Mu yandi magambo, mwumva ko mu rukundo rwanyu rw'iki ngo ni pragma. Mu yandi magambo, urukundo rwanyu ni rwa pragma. Namwe mwicaye muzi ko urukundo mukunda abanyamafaranga n'urwa pragma, abatari urwa pragma mwabakunda urw'amarangamutima, ariko ubwo n'urwa pragma rero. Reka tujye ku rundi rukundo ruza ku mwanya wa 5. Ni urukundo rwitwa ni agape. Urukundo rero rwiza rudasubira inyuma. No kuvuga ngo agape ni urukundo rusobanura nyine ubwitange, impuhwe n'ikirenga nyine ku muntu wese. Ni urukundo rero rutari ku nyungu z'umuntu cyangwa se kubyiyumvira, ahubwo rugaragaza gukunda abandi nta kiguzi. Ego sha, niwumva agape. Sasa mikuri, agape ni urukundo rero rusanga mu buryo nyine bw'umuryango, cyangwa se mu gihe nyine umuntu akunda abantu atitaye ku byo nyine bamugenera. Ni urukundo rufite ubushobozi bwo gutanga no kwitangira undi mu buryo bwagutse, nyine rutari igikorwa cy'agasuzuguro. Ni ukuvuga ngo rero ibyavuzwe kuri agape, abahanga nk'abasoma nyine mu myitwarire y'abakristo cyangwa se n'izindi ndimi z'imyemerere, nyine basobanura ko agape nk'urukundo rutari ku giti cy'umuntu, ahubwo rugaragaza uburyo umuntu ashyira imbere iyi mibereho y'abagenzi be atitaye ku nyungu ze bwite. Ayo moko rero yose y'urukundo rero atangwa n'abahanga, agaragaza nyine uburyo butandukanye abantu bakunda, kandi ko urukundo rushobora nyine kugaragaza mu buryo bwagutse. Sasa mu rero gusa iyo urebye nyine muri rusange, hari ibintu nyine bihuriweho n'aya moko y'urukundo: urugwiro, ubwumvikane, no kubana neza n'abandi. Ibyo byose rero bigamije gufasha abantu kumva neza imibanire yabo no kwitwara neza mu buryo bw'urukundo. Mu yandi magambo ariko rero, agape murumva ko ari urukundo rwiza, mw'abantu banjye mwese mukundana agape. Ndabakunda.